Okay, reka nongere nk'ikaze ari nako nkomeza kukwifuriza ibihe byiza wo kurunda gukurikirana Ryoherwa Family TV. Uyu munsi ni tariki 27 ukwezi no kwa kabiri umwaka wa 2026. Reka nizere ko mumeze neza kandi Imana ikomeje kukundindira ukunda kutwumva uri Burasirazuba, Iburengerazuba, mu Majyepfo, Amajyaruguru. Abantu badukurikirana bari mu mujyi wa Kigali mumeze gute? Nizere ko mumeze neza. Turacyari kuri Ryoherwa Family TV. Uyu munsi rero ndi kumwe na Pasiteri Zumve, abantu benshi mumaze kumumenya. Hari inkuru nagiye numva ko yuko bafunguje itorero, nibyo dushaka kuganiraho, turaza kubigeraho abitubwireho. Mbere yuko rero tumugeraho, kambanze mwibutse ko ushaka gukurikirana Ryoherwa Family TV ubu ngubu twaguye amarembo nyuma y'igihe kinini mutatubona kuri Ryoherwa Family TV. Reka nizere ko uyu munsi muraza kutubona kandi twubuye imbago cyangwa twubuye ingendo zose uko byagenda kose muzajya mukomeza kutubona nimuzongera kutubura nkuko bimenyerewe cyangwa nkuko bisanzwe. Reka tubanze tumuye ikaze hano kuri Ryoherwa Family TV, turatangirana n'isengesho. Murakoze cyane kuduha ikaze, murakoze cyane kutugeza aha hantu ku marembo kuri Ryoherwa Family TV. Reka dutangire dusenga Imana, twiragiza Imana muri buri kimwe. Turagushimiye Mana nziza, wowe wakomeje kuturinda, ukaturindira mu bice bitandukanye, ukarinda inshuti n'abavandimwe, ukarinda abo turi kumwe aka kanya, kandi ntidushidikanya urakomeje kuturinda kuko ufite umugambi mwiza kuri twe. Rero turagusabye kugira ngo ubane natwe, ubane n'abatwumva, ubane n'abadukurikiye, ubane n'abatwifuriza ibyiza nkuko natwe twifuriza ibyiza bagenzi bacu benshi. Urakoze ko utugiriye neza. Reka dusabire umugisha umuntu wese utureba, umuntu wese uduteza amatwi. Mana umuha umugisha, tubisabye mu izina rya Data wa twese, Umwana, Umwuka Wera. Amen. Pasiteri Zumve rero twahirukanaga haraciyemo iminsi tutabonana, ndabona uri kugenda ubyibuha. Nagakiza ni kayaza umugore cyane bwa buzima bw'abapasiteri bwa buri munsi guhora bishimye. Hari icyo bita amavuta. Abantu yo bumvise amavuta ntabwo baba bagize amatsiko y'uburyo ngiye kubabwira amavuta. Ayo rero amavuta niryo toto bambona, niryo banga. Amavuta atuma umuntu adasaza. Ariko wakwibaza ngo amavuta ni iki? Ndaza kukigusobanurira. Nicyo kiri gutuma mbyibuha. Iryo toto nkubona, iri toto amavuta. Abantu bajya bakunda kuvuga ngo umuntu uri mu Mana asaza neza, kandi nabyo koko ndabibona. Nubwo hari byinshi twaganiriyeho mu kiganiro twakoze ubushize, abantu bashobora gusimbukira kuri Kora TV show bakakireba. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira hano kuri Ryoherwa Family TV. Nyuma y'inkuru nziza numvise yuko mwafunguje itorero amarembo, nifuje kumenya si iryo torero rigamije iki, ese rigiye kongera iki muri society cyangwa rije guhindura iki? Amahirwe ngize rero nuko nahise nkufatisha inkuru itaraba kimomo cyane kugira ngo menye niba atari igihuha cyangwa ari ibintu byiza nkuko nanjye ndi kubyumva. Iyi nkuru niyo ntabwo ari igihuha. Ntabwo ari igihuha. Iyi nkuru niyo amarembo arahara, arafunguye. Amarembo arafunguye, afunguye neza. Arahindura. Uravuze ngo aje guhindura iki? Aje guhindura iki? Ntabwo amarembo arahindura ibintu byinshi. Amarembo arahindura ibintu byinshi. Abantu bategereje, bakomeje kubona imikorere y'itorero. Nkuko tubizi itorero ntabwo ari ribi. Ariko noneho twebwe turabyemera yuko abantu bagize amahirwe babona n'andi marembo bagasenga, atari uko bafite ituro gusa, bagasenga atari uko babonye umwambaro gusa. Oya, ahubwo nacyagiye uvuye mu murima, ukavuga ati ariko reka njye ku marembo, hariho sengesho ki? Reka njye ku marembo, hariho irihe jambo? Reka njye ku marembo. Kuko twamaze kubona neza cyane ko ubu ngubu abantu barimo barafata business bakayikurura, bakayizana, bakayishyira muri ibi bintu by'uyu mugabo witwa Imana. Ariko mu by'ukuri ntago business y'ubuzima bwa none n'ubwejo ntabwo mu Mana arimwo ikwiriye kuba ishakirwa. Ahubwo ubuzima bwawe Imana
nk'uko navuze amavuta, ubuzima bwawe Imana ifite uko yabuteguye, itwifuriza ibyiza byinshi. Noneho nuriya mukene irashaka kumuzamura akava mu bukene. Mwabonye uburyo leta y'u Rwanda ibikora. Leta y'u Rwanda irashaka ko wa musaza, wa mukecuru nawe azamuka asaza ariko abona ubwiza bw'Imana. Natwe rero ahangaha ku marembo turashaka yuko umuntu uko ari kose asenga, kubera ko twamaze kumenya neza ko hari abantu bakurikirana umuntu, none yaba ari gutura inote ya 5 bati rwose Imana yakugiriye neza, urakoze urakaza, yatura 2 turakoze urakaza. Uko agenda amanuka ku ituro, nabo bagenda bamanuka ku rukundo, bikazasiga umuntu batakimwitayeho, amaze gukena, yakwinjira ntihagire ubyitaho, yagira ikibazo ntihagire ukitaho. Birasa nko gusoroma imbuto ariko utabagarira igiti. Aha ku marembo rero, aha ku marembo ibyo gutura kwawe ntabwo tubirebyeho. Twebwe icyo dushaka ni ukumenya ukuri ku ijambo ry'Imana. Okay, uko mbyumvise itorero amarembo rifunguje kuri Ryoherwa Family TV mugiye kujya mukorera online, bishatse kuvuga ko wa muntu ujye uvuga ngo uyu munsi sinabonye ukuntu njya gusenga ngo imvura yaguye, wa muntu uvuga ngo uyu munsi sinabonye ukuntu njya gusenga, hari umuntu ngiye gusura kanaka i Kigali cyangwa narwaje umwana, ushobora gukurikirana Ryoherwa Family TV, iri torero amarembo, waba uri mu modoka ahantu hose waba uri mbese muri make ukagenda ukurikira itorero amarembo. Itorero amarembo kujoyininga cyangwa kugira ngo abanyamuryango, abantu bifuza kujoyininga itorero amarembo, ese muzakomeza gukora online gusa? Nise nibiye bikorwa mufite byo kwagura itorero amarembo? Nubwo ari bwo rigitangira, ari ibintu byinshi abantu benshi bahita batangira kwibaza bavuga ngo ese bazakora gute, ese umuntu ashaka kubajoyininga byagenda gute? Turagukira ahangaha, turagukira muri ibi bikorwa, kubera ko twebwe turashaka ko abantu bamenya ukuri kurushaho ku ijambo ry'Imana. Uravuze ngo imvura igiye kugwa, ntabwo itorera amarembo rizanye ubute n'ubunebwe. Oya, ntabwo ariko biri, ntabwo Imana ishyigikiye umunebwe. Itorera amarembo rije kugira ngo igihe urashakira ijambo ry'Imana uribone, kandi ry'ukuri rikugereho nawe wamukenewe. Kandi muri kwa kugeraho birashoboka ko ushobora kuvuga ati ese none ko mu itorero n'ubundi dusabwa kugira abantu twunganira kuko turi ingingo za bagenzi bacu, ni ngombwa n'ubundi hahanduri. Reka manze mbwira abantu itorero, manze mbwira abantu ko itorero riri mu buryo bubiri. Itorero riri mu buryo bugaragara, arizo za caca, isengero twese tubona. Itorero riri no mu buryo noneho bw'umwuka, hahandi umuntu akizwa, hahandi umuntu ari umukristo nonaha bamureba na cyagiye ari bunaka mu gihuru, nabwo akaba ari umukristo, Kristo amureba. Aha ni mu ruhande rw'umwuka, ni Kristo ubyikontororera. Ubundi ni naho umuntu wese yakagombye kuba ari, yakagombye kuba ari umukristo bamureba, na cyagiye hari mu nzu wenyine akaba ari umukristo, kuko ni cyamaremba aziye, no kugira ngo ube umukristo aho uri hose ubu uri umukristo. Rero tukaba twifuza yuko uyu muntu wamenye ukuri ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntabwo rireba uyu n'uyu, rireba umuntu wese, rihindura umuntu wese. Ijambo ry'Imana nta muntu ridahindura. Niyo mpamvu rero ahangaha ku marembo ukihagera kuri Ryoherwa Family TV, ukavuga uti ngeze ku marembo, ariko ntabwo ari amarembo y'ijuru. Nta twabisobanuye babyumvise. Ni itorero amarembo rikorera kuri channel Ryoherwa Family TV. Ukihagera uri bwumva ijambo ry'Imana, noneho uraza kureba ibintu bigomba kugufasha kugira ngo ubashe gukorana neza n'itorero amarembo. Nuko ujyaho ukumva ijambo ry'Imana rihaboneka, nuko ujyaho ugatega amatwi ijambo ry'Imana, ukunkubwiye ngo itorero riboneka mu buryo bubiri, ugasobanukirwa uburyo bw'uko itorero ryubatswe mu mwuka, kuko niyo nuwagera mu gace agasanga mu murenge ni inzu yirimo, byatuma satabana na Kristo. Abankurikiye yabana na Kristo, nubwo ari umuntu umwe yasenga Kristo akamufasha. Si icyo gusa, aha ku itorero amarembo tuboneramo byinshi. Ni hahandi usanga ubwo Kristo we yagendaga akajya ahantu hatari inzira, akanyura ahantu mumva, ahantu bashyingura nta nzira yari ihari, ariko ari mwanyura amahuriramo n'umuntu aramukiza. Ajya kumukiza ntago yavuze ngo wariye iki,
watuye he, wanyweye ibiki, uri mwende nde. Ntabwo ibintu Kristo icyo ashaka nuko umuntu akira. Natwe hano ku marembo icyo dushaka nuko umuntu yakira ijambo ry'Imana kandi ry'ukuri. Hari ibintu bitatu ngiye kuvugaho rero soza. Bino bintu bitatu ngiye kuvugaho mu ntege matwi bakunzi bacu abantu mudukurikiye. Ibintu bitatu ngibi, hari ibintu bitatu Imana yatanze kandi bino bintu bitatu buri wese yarabihawe. Icya mbere Imana yatanze ni igihe. Icya kabiri Imana yatanze burya ni impano. Abantu bose burya bahaye impano. Icya gatatu Imana yatanze ni umwuga. Nta muntu udafite burya umwuga akora. Buri wese agiye afite umwuga akora kandi abishobozwamo n'Imana imuha imbaraga. Noneho rero bino bintu bitatu ugomba kubifata aho ukorera Imana by'ukuri. Fata ku mwuga duhera inyuma, ugira umuntu uri kubona ko afite ikibazo umwunganire acike cya kibazo. Aho ni ku mwuga. Tugiye ku mpano. Tugiye ku mpano. Ku mpano gerageza kuri ya mpano yawe. Irijwi muri kumva ni impano. Hari abandi nyine baza niba bishobora. Hari n'abandi batavuga. Ntabwo ari Imana, ntabwo bakoshereje Imana. Ariko ngewe mfite impano yo kugira ute? Yo kubivuga. Fata kuri no mpano noneho ugira icyo ubwira abantu kubirebana n'Imana. Yego, noneho twagiye tugeze ku gihe. Wigundira ibihe byose ngo bibi byawe amanywa nijoro ukora wikorera iby'inyungu za oya va yongera ufate ku gihe ugere kwa mugenzi wawe umubwire ibi bintu by'Imana. Umubwire ibi bintu by'Imana ace mu mutima. Ari nabyo uri gukora ubu ngubu. Ari byo ndi gukora uyu mwanya. Natanze igihe, nafashe ku mwuga mbona agatike. Yego ahari. Noneho fashe ku mpano ndimo ndabwira abantu cyo bakwiriye gukora. N'igihe wacyujuje uri hano wabigomba ibihe. Ndavuga rero ngo nawe bikora ucya, utanga igihe, ukore ku mwuga, ukorera Imana. Amen. Noneho abantu bazarushaho kubona uburyo ugenda ubona ya mavuta. Ya mavuta kagasura mwabazaga kazagenda kaza kuko iki kintu mbwiye abantu ibi bintu bitatu n'itorero rigaragara mu buryo bubiri ni bimwe mu bintu tubazaniye. Tubafitiye rero amapizode menshi azavuga kuri ibi bintu. Tuzakora live, uzatera comment, wowe surabona ute ibi bihe. Ese ku marembo nawe wahakorera kuko ntacyo bigusaba. Amarembo yagusanga no mu murima niba hari icyo ushaka kumenyesha abantu. Ariko kubera ko muri ino minsi abantu bagushaka kukubona ukize, abantu bagushaka kukubona uteye imbere kandi abantu bazaterera imbere rimwe. Abantu bashaka kukubona uhora ukeye. Iyi white nambaye burya nuko naje ku marembo. Naho ubundi ntabwo yahora ari white gutya. Ntabwo byashoboka. Rero bashaka bo kukubona uhora ukeye. Noneho ugahora ubwira abana ati muzane kugira ngo uhora ukeye. Nyamara abo uri kwaka bo bari kugenda bira wowe ugaca. Ntabwo mbwiye abantu ngo ntibatange barusahurira mu nduru. Ntabwo ahubwo basahura abantu bacecetse. Naho basahuriye mu nduru ahubwo abantu babatesha ntibasahure. Ntabwo ari buna ahubwo babasahura bibombetse ati turi imbere y'Imana ishobora byose banyatse 100,000 ntavuga Imana ikampana. Imana irashaka ko wisanzura. Nkuko mubibona rero muri kubibona ko ikirere kiri kugenda gihinduka ariko ntabwo byatubuza gukora Imana. Tuzayikorera bwije, tuzayikorera habona, imvura abiri kugwa cyangwa utari kugwa. Amarembo mwumvise purpose yayo. Ushaka kujoininga, ushaka ko ari ubuhamya watanga bw'ibyo Kristo yagukoreye, turahari kugira ngo tugusure. Watwandikira muri comment, ibintu byose bikarushaho kugenda neza. Hari ukuntu abantu bajya bakunda kuzana amatorero nk'aya bagafungura online nyuma y'igihe, tukahita tubona nyuma y'ibyumweru bibiri bwa butumwa abantu bari bamaze kubakunda bagahita bazima. Ese mwebwe ni iyihe ntego muzanye cyangwa ni iki kintu mwashishikariza umuntu ukurikiye Amarembo wumvise kino kiganiro bwa mbere kuzahaguma iteka? Ibyiza byose rafiki yangu Imana irabishyigikira. Niba dushyigikiye yuko n'uyu mukene yumva ijambo ry'Imana, tugashyigikira yuko aho ngaho iwawe
ariho ufata ikiro cy'ibirayi ugafasha uwo mukene muturanye tukabishyigikira ntitukubwire ngo kituzanire twavuga ngo fasha uwo mukene mwegeranye twavuga ngo tanga ku bihe bitatu ukorera Imana yawe turizeye yuko iri riba Imana ifukuye ritazakama turizeye yuko aya marembo n'igihe ibyorezo byaza arakinguye kubera ko ntibidusaba kwegerana nta bantu benshi bidusaba muzayakurikira muri mu rugo mwabyumvise rero tuzajya dukomeza kubana hano kuri Ryoherwa Family TV ntabwo tuzabicisha irungo turari ku bwanyu kandi namwe mutugaragariza urukundo mukanda subscribe like share and comment mukomeze kugubwa neza rero ciao ciao muhagere mushira irungu.